dusenge. Aramubwira ngo nkurikira, aramukurikira ngo bagera ku rugi rwa mbere rurakinguka. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari inzugi Imana igiye gukingura. Uranyumvise uvuge ngo amen? Jya muri komanteri none andika amen, andika amen, vuga ngo amen. Arabesha ngo urugi rurakinguka, ngo banyura ku rwa kabiri rurakinguka. Kubera iki? Hari iminyururu yamuvuyeho. Iyi minyururu yavuye ku muntu, amenya aho iterambere rye riri, amenya aho akazi ke kari, ibyo akoze birakunda, inzira anyuzemo ziremera, akomanze harakinguka. Haleluya! Abatamukunda baramukunda, abatamwemera Petero bamushyira muri ndabyemeye, bamuha abasirikare 16, iminyururu iboshye amaboko n'amaguru. Ndaje dusenge. Iminyururu iboshye amaboko n'amaguru. Ababonye yagiye kwa Herode, baravuga ati niho hahandi nimurekeraho, muririrwa mutaka. Byararangiye, Herode nta mbabazi. Ejo bundi niyishe Yohana, ahubwo turashize. Ejo bundi niyatwaye Yakobo, ntimwarebaga? Ikintu nakunze ahantu ngo abantu b'itorero bagira umwete. Reka mbabwire 15 tubakeneye ibunaka. Aho rero abenabo ubundi bahora bari stand by. Herode nibo bari bamushyizeho, babandi yinjiri wawe utamenye ko yahinjiye, babandi agukura mu modoka ugenda uwa muri kumwe ntamenye ko urugi barukinguye. Abo nibo bari barinze Petero. Ariko Imana yacu irabatungura. Reka nkubwire, abanzi bawe bagiye gutungurwa, bagitegereje gukorwa n'isoni, bagitegereje kumwara, bagitegereje kuseba, bagitegereje ko bakubamba, bagitegereje ko baguhitana, bagitegereje ko induru zivuga, bagitegereje ko ibyawe bitezwa. Bagiye gutungurwa. Haleluya! Amina. Ngo marayika yinjiramo, akomanga Petero mu mbavu, haramubwira ngo Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umupastori kandi akaba n'umuhanuzi. Avugira Imana, akanahanura, agasengera abantu. Mbese Uwiteka yamuhundagajeho impano nyinshi. Uraho neza mushumba? Muraho neza, muraho. Yesu ahimbazwe. Ariko ko bajya bavuga ngo Imana ntirya ruswa, bajya ko ukabona umuntu impano zose niwe zibereyeho, ari uguhanura, ari ukuvuga ubutumwa, ari kuba umushumba, byose biha byaragenze bite? Yaravuze ngo nicyo cyatumye nkunda Yakobo nanga Esawu. Buriya rero Imana iraguha ntimugura. Uko iyo wegereye inkono igusiga imbyiro, iyo wegereye Imana usa n'Imana, iyo ubana n'umujura usa n'umujura, iyo ugendana n'indaya uba indaya, iyo ugendana n'umubeshyi uba umubeshyi. Iyo wegereye Imana ngo usubiriremo, Imana iguha ku byayo. Niyo mpamvu nta yindi. Urakoze cyane. Ubwo ufite amatwi yumve, reka tugusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu, haba ku Imana Irahari TV ndetse n'Umurage w'Abera TV. Noneho numara kubibwira ubasuhuze, usenge Imana, uhitugana kitwicaje ahangaha. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Ntago nibaza ko abantu tumaze kumenyerana, kandi abantu banabimenyere.
ahantu hasigaye nkunda kubwira abantu nkababwira ngo niyo ndi kuri radiyo mbwiriza kuri radiyo umucyo ku cyumweru, umunsi wo kuwa gatanu wo wananiye pe, ubundi nabwirizaga kuwa gatanu saa 10 no kuwa gatanu no ku cyumweru saa 12 za mu gitondo, ariko ubushobozi burimo buragenda bubura. Umuntu uzumva yashobora kudushyigikira uyu munsi wo kuwa gatanu tukawukomeza yadushyigikira, ariko icyo naringiye kuvuga si icyo, uzabikora Imana imuhe umugisha. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo mu Rwanda hasigaye channel imwe, ubwo namaze kumenya ko n'iyi ngiyi Imana irahari TV nayo ihari. Izi ni channel ebyiri zitabaho amatiku. Ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye kuruhuka, ni ku Murage w'Abera TV, ni ku Mana irahari TV. Kandi uko nukuri nubigenzura abantu batangira neza, yego yamara kugira abantu 1000 yabonye monetize agahindura agatangira gutukana, agatangira n'ibindi. Ariko niba abantu bakeneye kumva ijambo ry'Imana, reka tubararike nanone tubabwire ngo iki, tubabwire ngo banyarukire ku Murage w'Abera TV, ku Imana irahari TV, ubutumwa bwiza butavangiye, channel zitagira amatiku. Imana iguha umugisha. Nitwa rero Revera Pasteur uciye imihigo Xavier, ndi inshuti y'abantu benshi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, hari abanzi batarambona banyumva nyine ku maradiyo gutyo, hari abo twahuye tuziranye. Biragoye ko cyane hano muri iki gihugu cyacu wagira ahantu ujya ukavuga ngo Xavier mu bantu barenga 10 hakaba hatari mu muntu nzi. Kandi icyo mpamya ndacyagerageza, nubwo ntabyera ngo de, ndacyagerageza kugira ubuhamya bwiza. Icyo nicyo niyiziho. So rero reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuguhaye icyubahiro Mana yacu, tuguhaye icyubahiro kuko bikwiriye, tuguhaye icyubahiro kubw'umwanya mwiza uduhaye wo kuboneka hano, kugira ngo tubwire abantu, tuvugane n'abantu, bakire ijambo, kuko ijambo ari ubuzima. Waravuze ngo nihabeho habaho. Reka n'uyu mwanya uvugire muri iri jambo abantu bakire. Nicaye hano, marayika ushinzwe ivugabutumwa ku Murage w'Abera TV, ku Mana irahari TV, ahagarare hano akorane natwe. Ijambo ryose ridakwiriye ntirive mu kanwa kacu, ahubwo icyo ushaka kuvugana n'abantu aba ari cyo ubabwira. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Ndagira ngo tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo Imana igutungurire imbere y'abanzi bawe. Imana igutungure imbere y'abanzi bawe. Ni byakozwe n'intumwa 12. Turasoma 6 tuze kugera hepfo. Haravuze ngo Herode yari bumusohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri.
ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niba ntacyo dupfuye, uvuge ngo turishimiye Imana. Muri aya masaha, muri iki gitondo, kuri aya manywa, kuri uyu mugoroba, aho ngaho uri mu kazi, Imana igutungure. Iki ni igihe kitari cyoroshye, ni igihe cyari kigoye, ni igihe itorero cyangwa se abantu b'Imana bari mu kaga gakomeye, bari mu bihe bigoye by'akarengane. Bibiliya iravuga ngo ni igihe Herode yari yafashe umugabo witwa Yohana, amukata igihanga abisabwe n'umugore we w'inshoreke witwaga muka Herodiya. Ngo buracya afata Yakobo ku karubanda amushyira muri stade cyangwa ahandi hantu bari bateguye, amucumita inkota, umutima arawuca. Abapagani n'abanzi b'umurimo w'Imana, buriya turabagira, n'abantu barwanya abantu b'Imana kandi batari abo hanze, barabo mu rusengero, uzabumva n'uyu munsi barahari, baraserebuye, bavuza impundu, bakoma amashyi ngo insengero zirafunze, ngo abapasiteri bazabaho. Ukagira ngo izo nsengero ba pasiteri batarazijyamo ntibabagaho. Ariko ukibaza, ese aba bantu, noneho ikintu kijya kintangaza nkikubwire, ni uburyo abantu babikora n'ingirwa bakirisito. Yego, n'ingirwa bakirisito. Cyari igihe rero kitari cyoroshye, untege amatwi mu nyumve. Cyari igihe kitari cyoroshye, cyari kigoye, ubuzima bw'abakristo bwari buri muri danje. Ngo bafata Yakobo bamutikura inkota, abantu baraserebura, bakoma amashyi bati sha muzongere muhanure, muzongere mwerekwe, muzongere se muvuge ya Mana yanyu. Ariko reka mbabwire, nawe Imana itadukiza, naho yadukiza, reka mbabwire abantu ko izakomeza kwitwa Imana. Bella foregre de shay. Imana naho itadukiza, abagwa bazagwa, abasubira inyuma bazasubira inyuma, abapfa bazapfa, ariko hariho abantu bazakomeza kubaha Imana. Have wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mwi, ntacyamurekesha yo migambi ye yo guca mu nzira ijya. Ntabwo nzacogozwa, ntabwo nzacogo yerererererere. Abazimubwira nibo bazagwa, have nzibe bose ntibamugarura
mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. hari mu gihe kitoroshye gikomeye, ndindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa witeka. have wabwoba we nimunyihore rabeshotekere basi nkaramaje pe kujya mwisho. have wabwoba we, have wadenewe nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru. Bibiliya ivuga iki? iravuga ngo Yakobo bamutikura inkota ku manywa y'ihangu, ngo abantu bose bareba, abishima barishima, abavuga ngo kababayeho barabivuga, abavuza impundu barazivuza, abarira bararira. burya abarira baba bake. uzamenya ko abantu bagukunda ryari igihe wagize ibyago. uyu munsi ucyambaye uwo mupira mwiza gutyo, uyu munsi ugitwara imodoka yawe, uyu munsi ugitaha iwawe, uyu munsi ukibana n'umugore wawe, uyu munsi abana bakijya kwiga, uyu munsi ucyambaye iyo nyenyeri hano, basigaye babyambara hano, ntabwo uzabona abantu bakwanga. oya, twese tuzagukunda. uzamenya ko ufite abakunzi ryari igihe uzaba uhuye n'ibibazo. ubu uyu munsi nibwo abapasiteri twamenye ko dufite abakristo badukunda cyangwa batadukunda. ngo baraserebura. Herode ngo abonye ko nejeje abayuda, ngo afata na Petero aramwiyongeza. reka mbwira abantu banteze amatwi, ejo bundi Herode yagutwariye umubyeyi, ejo bundi Herode yakwiciye umuvandimwe, ejo bundi Herode yagutwariye akazi, ejo bundi Herode yarakugambaniye mu kazi, ejo bundi Herode yatumye imodoka yawe ihirima, ejo bundi Herode yatumye mama wawe yicwa na kanseri. ariko reka nkubwire, ntabwo wowe azakwiyongeza. nagende gakeya, imbere haranyerera. njya nkunda n'abaswahili babivuze, baravuze ngo punguza mwendo, gabagenda gake, imbere haranyerera. ntabwo azakwiyongeza. nibyo koko yishe Yohana, kandi koko byarabaye. abantu baraguye, nibyo, hari abaguye, hari abasubiye inyuma. nibyo koko yishe Yakobo, birakunda. hari abashatse abagore ba kabiri, hari abarara mu tubari, nibyo, ariko wowe ntabwo azakwiyongeza. haleluya. Herode ngo abonye ko anejeje abayuda, ngo afata na Petero aramwiyongeza, ariko agira ibyago, afata umuntu wavuganye n'Imana. Petero uyu nguyu urambaza ngo niki yavuganye n'Imana? Yesu yamutoranyije mu ntumwa, aramubwira ngo Petero, kuri wowe nzubaka w'itorero. aramubwira ngo kandi takobe foregra, nubwo amarembo y'ikuzimu yaziguka, mwabaye mutariko, kuri wowe nzubaka w'itorero. reka nkubwire Pasika, mbwira abantu baduteze amatwi, hari abantu bumvishe ijwi ry'Imana, hari n'abantu Imana yavuganye nabo. kumva ijwi, n'aha twicaye hari abantu bari kumva ijwi,
numva abantu baba ukumva umuntu arimo arigisha ngo abantu bumvishe ijwi ry'Imana bararyumvise nyine. Nano twicaye abantu bari hanze y'iyi CD ijwi bari kuryumva nyine, ariko hari n'abantu bavuganye nayo. Hari abantu yavuzeho irababwira ngo imiyaga izaza, imiraba izaza, abanzi bazahaguruka, bazabarega, bazabasebya, bazabandagaza, ariko nzaba ndi kumwe namwe. Abo rero numubona uzamwitondere. Tambwira abantu ngo bene uwo muntu nushaka uzasange yasinze hanze hariya, uzamwitondere. Nushaka uzasanga ari kumwe n'indaya hanze hariya, we uzamwitondere, kuko ibyo bipfa saa 8 saa 9 bikazuka. Nishake nsoze ndekeraho. Haleluya, amina. Ibye bene uwo niba wa Imana yaravuga apana kumva ijwi, n'abari hanze bari kumva ijwi, no mu kabari bumva ijwi, ibyo sumbwira nibyo. Imana ikavugana na ikakubwira ngo nzabigenza gutya, nzaguha akazi, nzakubakira urugo, nzakuzamura, nzahindura amateka, nzakwamamaza, nzagukomeza, nzaguhuza n'umuntu, nzagukiza indwara. Dogiteri nashaka akubwire kuzapfa ejo, iyavuganye na iracyari yo kwizerwa. Siko mfashijwe? Haleluya. Iyavuganye natwe, nyumva nkubwire, ninjira muri uyu mujyi sinkubwira iyo nari mvuye, ariko umunsi mpinjira Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nzaguhera umugisha mu mujyi wa Kigali. Janganira n'abantu, umuntu wanzanye yitwa Sharire cyangwa se Karori, niwe wanzanye. Nasanze baryama ku makarito, arambwira ati rero wa mugabo we, ubu bintu birakaze, tangira wige gushaka ubuzima. Nkajya njya guhinga hariya ku Kabindi, niho natangire akazi ka mbere nakoze. Banjyanye guhinga, maze imyaka irenga ingahe sinzi guhinga. Bobo mugore akajya yirirwa magaze hejuru anuka, ariko nakwiherera Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzahindura amateka yawe. Umva mpanurira ubuzima bwawe, Imana izahindura amateka yawe. Mama, Imana izahindura amateka yawe. Papa, Imana izahindura amateka yawe. Mukobwa, Imana izahindura amateka yawe. Haleluya. Herode ngo afata Petero aramwiyongeza, ngo amufata mu gihe kitari cyo gufatwa. Kubera iki? Herode Petero uyu Yesu yari yaravuganye na, aramubwira ngo kuri wowe nzubakaho itorero, nubwo amarembo y'ikuzimu nubwo bazifunga, nubwo bazihagarika, nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azagushobora. Bwira umuntu muri kumwe ubwire ngo humura, ntabwo abarozi bazagushobora, ntabwo abadayimoni bazagushobora, ntabwo abanzi bazagushobora. Bareka basenya urugo binjire, bareke, ntabwo bazarushobora. Reka abashaka kugutwara umugore bamuterete, ntabwo bazabishobora. Haleluya. Ngo baramujyana, bamwambika amapingu, abantu batazongera hanure, azongere yerekwe, azongera akora ibitangaza. Ntibamujyanye, ntabwo mwabibonye, ntabwo mwabonye ko bamwurije pandagare, ntimwamubonye ko bamusotsetse no muri butu. Noneho azongere se, ngo baramujyana, bamugezeyo. Naratekereje, kereka tuganire n'abantu bazi iby'igisirikare, nibo baduha amakuru. Uyu mugabo abasirikare 16 barinze umuntu umwe, uboshye amaboko n'amaguru, bamushyira muri nda. Ubundi hari ahantu bagushyira hitwa muri ndabyemeye, ujyayo wahakanye ko utigeze ubikora, nukuri ntago ari nge twaryamanye, nukuri sinamuzi, ari amafaranga singe wayatwaye. Wagerayo ukinjirayo, bagaruka bati niko sha
uti ni ukuri kw'Imana, mureke njye kubabwira aho nayashyize ndahazi. Petero bamushyira muri ndabyemeye, bamuha abasirikare 16, iminyururu iboshye amaboko n'amaguru. Ndaje dusenge. Iminyururu iboshye amaboko n'amaguru. Ababonye yagiye kwa Herode, baravuga ati niho hahandi nimurekeraho, muririrwa mutaka. Byararangiye, Herode nta mbabazi. Ejo bundi niyishe Yohana, ahubwo turashize. Ejo bundi niyatwaye Yakobo, ntimwarebaga. Ikintu nakunze ahantu ngo abantu b'itorero bagira umwete. Reka mbabwire bashumba banteze amatwi, muzashobora kunyumva. Nta mupasiteri ujya wumva inyigisho z'abandi bapasiteri, ni naho mwavangiriwe. Nicyo kibazo, nicyo kibazo kiba. Ariko uzashobora kunyumva, mureke mbabwire ikintu Imana yambuye abanyarwanda, yambuye abantu, ni ugusenga. Ikintu Imana yambuye abapasiteri, abashumba muri rusange, ni amasengesho. Urugo nubona basengaga bakaba batagisenga, menya ko Satani yabashoboye. Nubona mu rugo bajyaga bafata umwanya, wenda umugore, reka bari bo mvuga, agafata umwanya wo kwiyiriza akaba atakibikora, mama menya ko wakinguye irembo rigari Satani yinjiriramo. Niba wajya gufata igihe cyo kubana n'Imana ukabihagarika ngo akazi ngo abana, wakinguye irembo rigari, ngaho batayarurwa n'izo ntambara. Mu bintu Satani yatwambuye intwari ikomeye niyo gusenga. Ngo abitorero barasenga. Imana igutabarire aho wasebeye, Imana igutabarire. Haleluya. Ngo yinjire mu gusenga, ngo bafate abitorero bajya inama, baravuga bati rero dusengera ubugingo bwa Petero, basi Imana izamuha iruhuko ridashira, izamuha ubugingo. Ngo barasenga, Imana yumva amasengesho. Hari akaririmbo twayaga turirimba kera, bajya bihangana, nkunda kuririmba ariko ntajwi ngira, karavuga ngo amasengesho, amasengesho, amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi y'abantu, akura w'imisozi agasenya ibihome. Niba ufite ikibazo gikomeye, ndakurahira uzakubitaho doktora yawe byange, ushyireho amafaranga yawe, amayero yawe byange, nugera kwa muganga, muganga akubwira ati wapi, dore indwara yawe yarenze igipimo, niko numva bavuga. Umugabo ugenda ugiye gucisha, bagukubita inzaratsi zo kumuha, uzimugaburire, na maraya mukubita izindi, ibintu bizambe, usanga ari kugenda ati nkonda, yewe utanga amafaranga. Ariko niba ushaka intsinzi, ingia ndani ya maombi. Haleluya. Turashoje Pasika. Ngo barasenga, basenge, ntibuyavugana nabo. Ngo Imana ivuga yohereza marayika aho, ngo arinjira, aragenda, aca niba araciye mu marembo, niba yaramanukiye mu mabati, ngo yinjira aho yaciye ntago mpazi. Ntago igikomeye ari uko ubutabazi, ndabivuga ngo icyangombwa ni uko utabarwa. Ntabwo igikomeye ari uko induru inzira Imana iza gucamo, urakoze. Igikomeye ni uko utabarwa, igikomeye ni uko ideni ryishyurwa, igikomeye ni uko umugabo wawe akizwa. Imana imufatira mu kabari, imukubita muri borodire, imuvuna ukuguru, ibyo ntago bindeba. Igikomeye ni uko agakiza gataha iwawe. Imana iza guca ntago mpazi. Haleluya. Njyewe ntabwo nzahana Imana iri buze kunyura. Igikomeye ni uko igira ite ihagera. Ngo marayika arinjira, yinjira, ba basirikare bahari,
babandi bahagazaho barinze, utaza kugira ngo ni abasirikare basanzwe, ni special. Yego buriya abasirikare babamo ibice byinshi bitandukanye, n'amabatayo wumva abamo ibice bitandukanye. hari abo bita abapiganaji, abo barwana aho rukome, aho byashindikanye aduyi yabaye aduyi, bakavuga ngo muhamagare runaka. Ndaguye crosseni ntago nziyo naguha, bakavuga ati muhamagara Imana TV.com, Imana irahari TV.com, reka bariyo crosseni ngo ntacyo. Bagahamagara ati Imana irahari TV.com, none mu minota itarenze 15 tubakeneye ibunaka. Aho rero abenabo ubundi bahora bari stand by. Herode nibo bari bamushyizeho, babandi yinjiri wawe utamenye ko yahinjiye, babandi agukura mu modoka ugenda uwa muri kumwe ntamenye ko urugi barukinguye. Abo nibo bari barinze Petero. Ariko Imana yacu irabatungura. Reka nkubwire, abanzi bawe bagiye gutungurwa, bagitegereje gukorwa n'isoni, bagitegereje kumwara, bagitegereje kuseba, bagitegereje ko bakubamba, bagitegereje ko baguhitana, bagitegereje ko induru zivuga, bagitegereje ko ibyawe bitezwa, bagiye gutungurwa. Haleluya. Amina. Ngo marayika yinjiramo akomanga Petero mu mbavu, haramubwira ngo Petero byuka n'ingoga. Petero yari yamaze kubyemera, ravuga ngo nubundi nzapfa. Yari yamaze kubyemera kwaza gupfa. Ibyo abantu batekereza nibyo nawe ubwawe utekereza, ntabwo ari ko Imana ibitekereza. Hagiye kubaho ikinyuranyo, Imana igiye gukora ikinyuranyo. Mu rugo rwe hagiye kuba ikinyuranyo, mu kazi ke hagiye kuba ikinyuranyo. Haleluya. Mu bucuruzi bwe hagiye kuba ikinyuranyo, iwawe mu nzu hagiye kuba ikinyuranyo. Ntega amatwi, aho ngaho utuye hagiye kuba ikinyuranyo. Aya bone fore gra. Ngo aramukomanga, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Ngo arabyuka, ngo aramubwira ngo kenyera umwitero, arawukenyera. Ariko ngo abyuke, nyumva, iminyururu yari imuboshye iradohoka, imuva ku maboko iragwa. Hari iminyururu yaboshye ibiganza byawe, hari iminyururu yaboshye iterambere ryawe. Ikintu cyose ugerageje kiranga, inzira yose ugerageje iranga, ugusezeranyije ntasoza, ucuruza nk'abandi bikanga. Kubera iki? Ibiganza byawe hari iminyururu yari. Turategeka iyi minyururu ngo nigwe nikuveho. Iminyururu yo mu miryango, imbaraga za karande nizirekura ubuzima bwawe, imbaraga z'urupfu nizirekura ubuzima bwawe, izi mbaraga z'umutwe zafashe umutwe niziwurekure. Ngo iminyururu iragwa, iradohoka, imuvaho, iragwa, iva ku maboko ye, ngo iragwa. Ariko ibyabaga Petero ngo yarazi ko ari kurota. Reka nsoze nkubwira ngo shuti yanjye, hari ibintu Imana igiye gukora abantu bagira ngo urarota. Ikintu nkundira Imana, ninde muririmbyi wayiririmbye yaravuze ngo Imana itera amapfa ni nayo itera abo bahahira. Umva ikintu cyanyishe, abantu bajya bagira ubwoba ngo ubwo se urumva imvu. Abisirayeli bari muri Egiputa, Abisirayeli bari muri Egiputa, nyumva neza, bari batuye mu mudugudu witwa Gosheni. Abantu bajya bagira ngo Gosheni ni ikindi gihugu, ni umudugudu nkuko bavuga umudugudu wa Kisi, wa Rukingu. Yego, umudugudu wa Rukingu. Aho ni muri Kinyinya uvuze. Yego, Kinyinya yose ikaba ifite ibibazo, ariko Rukingu hakaba abantu bawo barya, banywa,
bameze neza, baryama bagasinzira, ahandi hose hari ibibazo. Uko rero niko Imana igirinda abantu bayo. Udatuma ndirimba. Imana irinda abanyarwanda, ihora iri maso ntisinzira. Bibiliya iravuze ngo iminyururu yari iri ku maboko ya ya Petero ariko ikintu gitangaje, yari ataramenya ibyabaye, ntabwo yari azi ibiri kuba, ngo yari azi ko arimo abirota mu nzozi. Ngo aramubwira ngo nkurikira, tugiye gusenga, aba hafi dusenge. Aramubwira ngo nkurikira, aramukurikira. Ngo bagera ku rugi rwa mbere rurakinguka. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari inzugi Imana igiye gukingura. Uranyumvise uvuge ngo amen? Jya muri komanteri none andika amen. Andika amen. Vuga ngo amen. Arabesha. Ngo urugi rurakinguka. Ngo banyura ku rwa kabiri rurakinguka. Kubera iki? Hari iminyururu yamuvuyeho. Iyi minyururu yavuye ku muntu, amenya aho iterambere rye riri, amenya aho akazi ke kari, ibyo akoze birakunda, inzira anyuzemo ziremera, akomanze harakinguka. Haleluya! Abatamukunda baramukunda, abatamwemeraga baramwemera. Iminyururu y'icyangiro imaze kukuvaho, abasore bazakurwanira, abakobwa bazakwemera, umugabo azakwita sheri, kuko hari iminyururu yakuvuyeho. Iminyururu nimara kukuvaho, abagusuzuguye bazakubaha, abagutaye bazakugarukira, mu muryango uzagira agaciro n'icyubahiro. Haleluya! Ngo agaruye umutima, amenya ko ibyo marayika akoze ari ukuri. Imana igutabarire imbere y'abanzi bawe. Ba bantu bose bari bategereje kubona Petero bamusohora, bumva itangazo. Ariko subiza amaso inyuma Pasika, ntago turi abasirikare. Ariko reba umuyobozi wawe arakubwiye ngo jya hariya, rinda uriya muntu. Wambwira abasirikare niba barabarasiye ku karubanda, niba byaragenze uku, niwamenye igihe yasohokeye. Ntuzi ngo bamujyanye bati, ntuzi ngo wamujyanye n'indi. Usanze iminyururu noneho banagusuzuguye, amapingu ayasigaho. Haleluya! Uku niko abadayimoni bagiye gutungurwa, uku niko abarozi bagiye gutungurwa, uku niko abanzi bagiye gutungurwa. Imana ihinduye amateka, igukuye ku rwego igushyize ku rundi. Niko abantu bagiye kwibaza ngo byagenze bite. Hari ibyawe byaboshywe, hari imigisha yawe yaboshywe, Imana igiye kubohora. Umaze igihe ushakisha inzira warayibuze, ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo Imana igushyiriyeho inzira. Umaze igihe ufite ikibazo cy'ibyangombwa, ndumva ijwi ry'Uwiteka rivugana nanjye ngo ibi byangombwa Imana irabisinye. Ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo akira guhembuka. Ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo umaze igihe ufite umuntu usengera ngo Imana imuha agakiza. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ibyo Imana irabikoze. Hari uguhembuka Imana izanye mu muryango, hari amateka Imana ihinduye ku buzima bwawe, hari ubutabazi bw'Imana buje uhereye uyu mwanya. Hari inzira Imana ishyizeho. Wari wabuze amahoro, akira amahoro. Waryamaga ukabura ibitotsi, akira ibitotsi. Wari umaze igihe mu rubanza, uru rubanza rumaze igihe, uru rubanza Imana irarurangije. Reka twakire Pascal asenga Imana.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ita kivesaye. Meni antro breva egre de shaye. Meni to fare bene contre de vai sirigiri manda. Hita si vomeni edra ego entra zenekua. Hallelujah. Ah, tapefa. Abarwayi bakize. Abafite amadeni yishyure, abafite intambara uzirangize, abafite ibigeragezo ubikureho, abaguye babyutse, abasubiye inyuma ubagarure, abatarakizwa ubahagakiza. Izi mbaraga turazimenaguye, izi ndwara tuzikuyeho, aya makuba tuyakuyeho. Abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, abari kure n'abari hafi, here bobo iri sengesho ryinjire mu nda z'abantu, ryinjire mu migongo y'abantu, ryinjire mu misokoro, ryinjire mu magufwa. Buri kintu cyose ugambiriye ku bantu kibe. Izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Mushumba, umuntu yakwifuza gusengana nawe, hari abantu benshi babona bitagishobotse. Hari abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu bigeragezo. Hari abantu bafite tisa de faigele mantrevo. Tambutsa nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 07 82 29 83 48. Ndayisubiramo 07 82 29 83 48. Abantu barwaye mujya mubana natwe mudukurikira, mwumva ubuhamya bwacu. Nukuri sibyo nirarira, ngira impano yo gusengera abarwayi, ngira impano yo kwirukana iyo mizimu. Hamagara tugusengera Imana. Imana ibahe umugisha. Amen.